hari igihe ibikoresho byo mu rugo biba imbogamizi rimwe na rimwe ku buryo umuntu yafata n'umwanzuro kuba yakijugunya akagura ikindi bitewe n'uko kitagikora serivisi iyo yakiguriye. Ariko burya ibintu byose bisaba kubisigasira. Iyo yenda nk'iri tara ripfuye nka kariya kanoza ko gucagingaho bakunze kukita kabuno, ariko mu rurimi rwo hanze ni charge system. Iyo gapfuye aka kantu hari ubwo PS idakunze kuboneka bitewe n'uko wenda ari kampani runaka yasohoye ako gakoresho atari ikigo cyikorera wenda cyangwa se uruganda ruhoraho rukora ibyo bintu, ntibasohore PS. Ndavuga ngo iyo bigenze gutyo ukabura PS, haba hari uburyo nyine, ubwo buryo n'ubundi bashyizemo ako kantu, hari n'ubundi buryo wakoresha ku buryo uwo muriro ubasha kongera kuwushyira muri iryo toroshi ribashe gukora. Nibwo buryo rero wifashisha, ukaba wafata ugendeye kuri za nzira kagacagingaho wakoreshaga kakiri kazima, ugaca ku nzira zako ukongere ukarahuriraho uburyo urutsingo rushyiraho rukajya rugufasha kuba wayicaginga ikajyamo umuriro. Batiri ibikiri nzima, itoroshi ibikiri nzima, keretse ako kayihereza umuriro kaba karagize ikibazo. Gahunda yo guhitamo kujugunya rero igikoresho ntago ariyo gahunda ya nyayo wahitamo, kuko ikintu ushobora kugikoresha paka kirinze gisaza neza cyane, hatagize ibindi bintu byoroshye cyane bituma ugita, kandi hari uburyo bwo kongera kukigarura ku murongo. N'iri tara nk'iri urabona twashyizeho urutsinga, nivuga ngo iyo washyizeho urutsinga n'ubundi ufata wa muriro n'ubundi wakoreshaga kuri ya caji yawe ukayica neza, warangiza ukayihuza ku buryo uzajya n'ubundi ucaginga umuriro wajyaga muri ya caji, muri rya toroshi ryawe uvuye muri caji, ariwo n'ubundi ukomeza kujyamo. Kiba gitandukanye nuko uba utagicomeka nk'uko wacomekaga, ariko ntago biba bitandukanye cyane. Rero ibi bintu birakora neza cyane. Ikindi, ntago ibikoresho by'iki gihe ari kimwe n'ibikoresho bya kera byagiraga ama PS manini menshi afite amaguru manini. Oya, ibikoresho by'ubu ngubu bisaba kubyitondera, kandi noneho ukaba ufite icyuma gisudira. Iyo udafite icyuma gisudira n'ibyo bintu ntuzabyiterereze, kuko ntuzabibasha. Nubona bibaye uzegere umuntu ubikoramo ufite n'umuriro agufashe, ibyo bizashoboka cyane. Ariko nubwo ufite icyo cyuma gisudira wabyikorera, kuko nk'aha barimo utwuma duto ku buryo utabona ahantu hambira urutsinga biriya byo guhambira bisanzwe. Aba ari ugusudira kugira ngo urutsinga rufate ku kayira gatoya bashyizeho, kugira ngo ubashe kongera gukoresha cya gikoresho cyawe, ubone urumuri kandi bigufashe mu gihe wari ukeneye kugakoresha. Rero ibi bintu ni ibyagufasha kuba wasigasira ibikoresho byawe utabitaye ngo ejo ugura ibindi, kandi ayo mafaranga yagakoze ibindi. Murakoze.